izo sindangagaciro z'umuntu wemera Imana, izo sindangagaciro z'umwigishwa wa Mesiya, izo ni indangagaciro ziranga abantu badafite kubaha Imana no kuyitinya. Kugera ahantu hari abantu bajya guhabwa imbaraga, hari ahantu hari ikibuga kinini cyane. Ndabyibuka ko ntangira kubivuga bwa mbere naravuze ngo harimo n'abapasiteri nabonye n'amaso yanjye ndababona ndanabamenya kuko nari nsanzwe nzi ko bakorera ibwiriza butumwa hano mu Rwanda no hanze, sibyo? Nkabona abahanzi bahanga indirimbo ku giti cyabo. Urumva aho hantu nahabonyemo n'abandi bantu bakomeye ku isi, ariko nyine kubera ubwoba bw'ibyabaye aho ngaho bw'ibyo nari mbonye n'uburyo nari mbyumvisemo, nanjye nagize ubwoba nsa nuguye hasi. Nguye hasi aranyegura arambwira ngo humura ni ngewe turimo turavugana. Ndamubaza nise imeruka yageze, arambwira ngo imeruka ntabwo yageze ariko ndagushaka. Ndamubaza nise ngewe uranza, arambwira ati ndakuzi. Arambwira neza uwo ndiwe. Arangije ndamaza none se nyakubahwa urifuza ko nakora iki? Arambwira ngo ndifuza yuko ujyana ngiye kugubutumwa ugomba gutwara ukabujyanira abantu bose uzageraho, uzajye ubabwira ubutumwa ngiye kuguha. Ati nzakwigisha byinshi bigendanye n'ubwo butumwa uzakora, kandi ubutumwa nguha uramenye ntuzagende nk'uko uzasanga abandi bantu benshi bagenda. Barimo abaperezida, barimo abasirikare, barimo abantu bashaka izo mbaraga kugira ngo babe ibyamamare kandi banakomere. Urya nubona umuntu yabaye icyamamare ntukapfe kubibona gusa, rimwe na rimwe bishobora kuba Imana ariyo yamwamamaje, urumva? Ariko abenshi bamamazwa n'imbaraga bakuye ahandi hantu kugira ngo babe bihangange, bamenyekane, bakomere ibintu nk'ibyo. Noneho ngiye kubona mbona yambaye imyambaro ijipo igeze mu matako hejuru, akajya imbere kuri mimbari cyangwa ari mu nzira aragenda. Ikizakubwira ko nawe bimuteye isoni nuko agerageza kuyimanura kandi itari bumanuke, sibyo? Aragerageza kuyimanura kandi itari bumanuke. Ni ikikwereka ko imuteye isoni. Umwambaro yambaye undi muntu wicaye imbere ye kugira ngo uyu muntu bikwereke ko n'ubundi afite isoni n'ibyo yakoze bitajyanye, agira isoni akicara yimunyamunya afunga amaguru agerageza kugenza gute kubera ko nawe azi ko yambaye ubusa, sibyo? Ariko reka nkubwire, abantu dusenga Imana, abantu twamamaza Imana, twamamaza ubwami bw'Imana, utumye ninjira mu bintu bikomeye cyane. Hari ibintu tutakagombye kujyana nabyo. Pawulo ati nimuhagarare neza mumere nk'amatabaza hagati y'abiki igihe kigoramye cy'ubugoryi, sibyo? Hari imyambaro tutagombye kwambara uri umukristo, uri umuntu usenga Imana, wubaha Imana, wamamaza ubwami bw'Imana. Hari imyambaro, hari imirimbire, hari imikorere, hari ingendo, hari imyitwarire, hari imvugo bitakagombye kuranga bene uwo muntu kandi avuga ko ari uwo mu bwami bw'Imana. Abantu bo mu bwami bw'isi bafite ibibaranga, n'uwo mu bwami bw'ijuru agomba kugira ikimuranga, sibyo? Kuko turi hano muri iki kigo, ikirego babareze baravuze ngo ingendo yabo, imvugo yabo, imyitwarire yabo, imyambarire yabo birabagaragaza, birerekana abo baribo. Aba ntabwo ari abacu, sibyo? Ariko umuntu yavuye mu bukristo nako yavuye mu bupagani ngo yari indaya n'urugero, sibyo? Yarasambanaga. Buno rero ngo basigaye bavuga ngo nibavuge ngo ntabwo ari uko ngo ni indangamirwa. Yashua Mesaya yaravuze ngo ushaka kujya mu ijuru, haleluya, anyure mu irembo rifunganye. Inzira ifunganye niyo yonyine ijyana abantu mu ijuru. Yesu turi kumwe kuko azi neza gushobora byose, nubwo naca mu bikomeye ndabizi neza ko wanesheje. Ndabasuhuje mbifuriza amahoro n'imigisha. Nimba ari mu gitondo ugira igitondo cyiza, kandi nimba ari nimugoroba ugira umugoroba mwiza. Rutagwabiza iminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira, ndasabye ngo agusangize iteto kandi urusogo rw'umuteto w'ubutoya rugutemba amatama yombi. Uwiteka guhire muri byose. Uyu munsi rero nk'uko Imana igikunda kutugirira neza ikatuzanira abakozi b'Imana batandukanye, abahanuzi, abahanzi, abavuga butumwa batandukanye. Uyu munsi hariho twakiriye imbere ya kamera za Abayo TV. Ntekereza ko ari ubwa mbere tumubonye, n'ubwa mbere tumwakiriye. Natinze reka mbanze mu mwanya abanza abasuhuza nabibwira mu izina rya Yesu Kristo. Karibu umukozi w'Imana rero, watangira usuhuza abatugurikiye ndetse unabibwira. Murakoze cyane mwese abaduteze amatwi, ndabasuhuje kandi nshimiye umpaye umwanya akamba ijambo kuri Abayo TV. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, mugira amahoro y'Imana
Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana idukunda cyane yatwihitiyemo ikadutoranya. Nitwa Bizimungu Joseph, uzwi cyane ku izina rya Sheikh Ali Yusufu Bizimungu Abdallah. N'ubwa mbere ngeze kuri izi kamera zanyu, ariko si ubwa mbere nkoze ibwirizabutumwa ndarikora kandi hirya no hino, ndetse no ku zindi kamera nyinshi ku mateleviziyo atandukanye mpakorera ibwirizabutumwa. Aha rero n'ubwa mbere, niyo mpamvu nanjye nejejwe no kubasuhuza mwese abaduteze amatwi kandi abatureba mwese. Yahwe nabahe imigisha kandi akomeze kubishimira. Munyamakuru urakoze. Hari ibintu wenda umuntu ashobora kumva ise amera nk'utunguwe kumva amazina yawe turayumva tukumva uri nk'umuntu w'umuyisilamu. Ese ubusanzwe musengera mu idini rya Isilamu? Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ubusanzwe uyu munsi sindi umuyisilamu, ariko niho nahoze nsengera, nahabayemo igihe kirekire, ariko nyuma yaho nyine naje guhamagarwa ndatoranywa. Ubundi umubwirizabutumwa bwiza bwa Yashua Mesaya bwo gukiza abantu, guhindura abantu. Ndavuga nyine Yezu Kristo wakijije abantu abapfiriye ku musaraba, akababazwa kugaba akamena amaraso ye. Ubwo nibwo butumwa bwiza namamaza. Nuvuga ngo mfatanyije na Paulo n'abandi, nanjye ndamamaza Yashua Mesaya wapfuye kandi akazuka, apfiriye ibyaha byacu. Urumva rero uyu munsi ntabwo nkiri umuyisilamu. Imana ishimwe cyane. Rero tunejejwe no kubakira umukozi w'Imana, umuvugabutumwa. Birumvikana ko nawe usigaye wemera Yesu nk'umwana w'Imana, atari byo kuvuga gusa ngo ni intumwa y'Imana. Ni intumwa y'Imana nibyo, ariko unemera ko ari n'umwana w'Imana. Rero turanezerewe kuba tukwakiriye. Ndagira ngo noneho mu kanya gato, nk'uko umuntu ashobora kugira gutya akavuga atari ko se ubundi Yusufu ni muntu ki, ndagira ngo wibwire abantu noneho mu buryo burambuye. Ni nka kwa kundi bashaka kuguha umwanya mu rusengero bati duhe nk'ubuhamya, tusangize gato ku rugendo rw'ubuzima bwawe kuba uri muto kugeza muri aka kanya urimo kuvuga Kristo. Ese byaje gute? Mbese nk'umuntu uri mu rusengero, ubundi turabizi ko mu rusengero iyo umuntu arimo gutanga ubuhamya cyangwa arimo kwigisha, nta muntu ukunda kumubaza ibibazo mu ivugabutumwa ry'ubu ngubu. Tujya tubona umuntu ajya imbere akavuga yarangiza agasoza. Ndagira ngo nawe tuguhe umwanya none wibwira abantu, nurangiza unababwira icyo Imana ishyize ku mutima wawe, kuko uyu munsi ntabwo nifuza ko tuza kuganira byinshi, ahubwo ubutane tubatumira tuzaganira mu buryo burambuye. Ariko ndagira ngo umwanya, yaba iminota 5 yaba 10, nta kibazo, wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nkuko wari umaze kubivuga, ni byiza kwivuga, kandi nkuko bivuze ndi kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yashua Mesaya. Ni ukuvuga ngo ni Yezu Kristo nkuko abantu benshi bamumenyereye. Nyibizina ndimo ndavuga n'iryo mu Giheburayo. Iyo mvuze Yashua mba mvuze ngo Yahwe niwe mukiza, kandi koko nibyo izina yahawe risobanura ko tugomba gukizwa muri iryo zina, tugahindurirwa muri iryo zina. Ubutumwa bwiza rero ndi kwamamaza bw'uko Yashua Mesaya yapfuye kandi akazuka, agapfa azize ibyaha byacu. Ni ubutumwa natangiye kwamamaza muri 2019, ariko nkaba naratangiye guhabwa ubutumwa bwo kubwamamaza mu mwaka wa 2011. Muri uwo mwaka nibwo naje kugira iyerekwa ritangira ngira iyerekwa rimpamagarira kuva mu byo nari ndi mu idini ya Isilamu. Nari nyimazemo igihe, nari ndi umwigisha wayo, nyigisha kandi nkorera ahantu hatandukanye. Igihe rero yampamagaraga bwa mbere, ubundi ubwa mbere bitangira hari muri 2007, ariko umuhamagaro wa nyawo uza neza muri 2012 ndi gukorera mu karere ka Ruhango. Ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo, niho nahuriye n'umwami wacu Yashua Mesaya. Arangije araza yansanze, nari mvuye ku musigiti, nari mvuye gusenga ari mu gitondo. Noneho duhura ameze nkaho ari umuyisilamu, yambaye neza nk'umuyisilamu, yambaye nk'abashehe. Nanjye nabanje kumwikangangira ngo ni umushehe waje kudusura, ariko nyine naje kubona ko atari we. Noneho rero mu buruko kuza yaramsuhuje mu gitondo, arambwira ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndamwikerereza ni wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Arangije rero arambaza ati se wamenye? Ntabwo nakumenye.
ambwira mu cyara barambwira ngo inni ismul masihu Isa ibn Maryam rasulullah, yarambwiye ngo ni jewe Yesu, ubwo Islamu imwita Isa, ati ni jewe Yesu, nkaba umuhungu wa Mariya, nkaba intumwa y'Imana. Urumva kuko Islamu imuvuga aba ariko nawe yivuga, ariko nyine kubera ubwoba bw'ibyabaye aho ngaho bw'ibyo nari mbonye n'uburyo nari mbyumvisemo, nanjye nagize ubwoba nsa nuguye hasi. Nguye hasi aranyegura, arambwira ngo humura ni ngewe turimo turavugana. Ndamubaza nise imeruka yageze, arambwira ngo imeruka ntabwo yageze ariko ndagushaka. Ndamubaza nise ngewe uranza, arambwira ati ndakuzi. Arambwira neza uwo ndiwe. Arangije ndamaza none se nyakubahwa urifuza ko nakora iki? Arambwira ngo ndifuza yuko ujyana ngiye kugubutumwa ugomba gutwara ukabujyanira abantu bose uzageraho, uzajye ubabwira ubutumwa ngiye kuguha. Ati nzakwigisha byinshi bigendanye n'ubwo butumwa uzakora, kandi ubutumwa nguha uramenye ntuzagende nk'uko uzasanga abandi bantu benshi bagenda. Arambwira ngo abantu benshi banyamamaza bagamije kugira ngo bandonkereho, banyungukireho, bavuga izina ryanjye kugira ngo bunguke, bagire indonke, babone ibyo barya, babone ibyubahiro, babone ubutware, babone ubushobozi runaka. Mbega muri make bayobya abantu benshi bitwaje izina ryanjye. Arambwira rero wowe uzagende nk'uko nzaba naguhamagaye, ntuzigana ingendo z'abandi, uzagenda uko nzaba naguhamagaye. Ndamubwira ubwo butumwa nzatwarana ubumeze bute. Arambwira ngo ugende umbwirira abantu bavuga yuko banyizera, bankure ku minwa bakire mu mitima yabo. Ati kuko abantu benshi barimo baranyamamaza kubw'iminwa yabo, ariko imitima yabo yo ntabwo imfite, imitima ntabwo inzi, imitima ntabwo inkunda, kubera ko icyo bashaka ni ubutunzi, ni ubuzima bwiza, ni imibereho myiza. Ati kandi icyo ntabwo aricyo cyansanye. Urumva? Arangije arambwira ngo ubwa kabiri uzashyira abantu ni ukubwira abantu bose batanyizera uhereye kuba wari urimo, ukababwira yuko ari nge mwami n'umukiza Imana yohereje mu isi kugira ngo nkize abantu. Amereza ijambo ryo muri Yohana igice cya 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wa y'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka bwabwo ubugingo buhoraho. Aho rero naje kumenyera ko mu izina rye arimo turonkera ubugingo buhoraho, kuko icyamuzanye mu isi atari kwicira urubanza ahubwo ko ari kugira ngo ayikize. Umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho, ntabwo acibwaho iteka. Ubwo nibwo butumwa yampaye nagombaga kugenda nshyira abantu. Arangije rero nanjye ndamubwira ngo ntabwo ibyo bintu bizashoboka kubera ko ngewe ndi umuyisilamu, kandi ubu butumwa sinabutanga ndi muri Isilamu. No kuvuga ngo naramubwiye ngo nimba ngiye gutangaza ubu butumwa nzahita ndekura ibya Isilamu, kandi ngewe Isilamu ndayikorera irantunze, kuko urumva narakoraga ngahembwa ku kwezi, nari mfite amafaranga. None rero nindamuka mbivuyemo nkajya mu bindi, urumva ko ubutumwa bwiza nako ubutumwa nabwirizaga n'ibyo nakoraga n'akazi nakoraga ngagahemberwa, ntako nzaba ngikoze, nzaba ninjiye mu bushomeri. Arangije arambwira ngo wowe icyo usabwa n'intambwe ya mbere yo gutera ukinjira mu byanjye, ibindi byawe byo ukabimparira ninjye uzi icyo nzagukorera. Ndangije namubwira ntabwo byakunda. Arambwira ngo bizakunda. Ndangije ndavuga okay nta kibazo, kubera ubwoba nari mfite ndavuga reka mbyemere, ngende mbyinjiremo nta kibazo, ariko ubwo kwari kugira ngo dutandukane. Hanyuma rero tumaze gutandukana, nyuma y'igihe runaka byabaye ngombwa yuko agenda yongera agaruka. Muri ibyo bihe byose kuva muri 2011 yagiye aza kunsura akanganiriza, rimwe na rimwe imbona nkubone, ubundi mu buryo bw'umwuka akanganiriza kugera ku rwego ko yanyandikishije inyandiko zigera muri 3. Anyandikisha inyandiko ya mbere yanyandikishije yanyigishaga nsobanurira ku buzima bwe. Arambwira ngo urandika ngo ubuzima, nakoresheje izina rya Yashuwa Mesaya kuko Yashuwa niryo zina ry'igiheburayo yahawe. Hanyuma niko yambwiye ko ariko mbigenza. Arambwira ngo urandika ngo ubuzima bwa Yashuwa, uwo benshi bita Isa abandi bakamwita Yesu, ubuzima bwe muri Qur'an. Atangira nyereka ubuzima bwe uko Qur'an yabuvuzeho, agahuza n'imirongo ya Bibiliya. Ariko ngewe nagize amahirwe kuko yagendaga arenzaho n'ibindi, akambwira n'ibindi ibyo bitabo bitigeze bigira gute byandika. Hanyuma inyandiko ya kabiri, iyo ni inyandiko ya mbere yanyandikishije mu mwaka wa 2011. Inyandiko ya kabiri yayinyandikishije mu kwezi kwa 12 kuri 25 mu z'ukwezi kwa 12 2012. Narindi gukorera mu karere ka Nyabihu, aho niho narindi. Noneho rero muri aho ngaho narindi ku musigiti, ariko nari nafashwe n'uburwayi narwaye. Anyandikisha inyandiko ivuga ngo ibanga rya Yashuwa Mesaya muri Qur'an. Ibanga, urumva agiye kumbishurira ibanga rikomeye riri muri Qur'an ntari insanzwe nzi.
ararimpishurira n'ubundi akarihuza n'imirongo ya Bibiliya, ariko nanone akongera ibindi ambwira by'ubusobanuro burambuye butageze bwandikwa muri Bibiliya. Ngiye nagize amahirwe yo gusobanukirwa ibintu byabaye no mu rugendo rwe mu kuva avutse, ibyo Bibiliya itavuze ku rugendo rwabaye amaze kuvuka, Bikira Mariya mujyana bahungira mu Misiri, ibyabereye mwaho ngaho hagati, ibitangaza byabaye, ibintu byabaye kuri Mariya muri urwo rugendo, ibintu byabaye hagati y'imyaka yacagiye gitoya kugera kuri ya myaka 12. Murumva ageze ku myaka 12 muribuka ko ariho batubwira ngo yagiye mu rusengero anasigarayo, sibyo? Ariko hagati kuva kuri cyagiye afite ukwezi kumwe cyangwa afite iminsi mike bamukeba bamutura Imana mu rusengero, kugera kuri iyo myaka 12 harimo ibintu yampishuriye byabereyemo urugendo rwo mu Misiri, ibyahabereye no kugaruka kwabo byabayemo, no na nyuma y'iyo myaka 12 kugeza atangije ibwiriza butumwa, ibintu byabaye urugendo rw'ibyabaye amaze agiye kubambwa. Hariho inkuru zitagiye zivugwa, nk'ubu harimo inkuru z'uburyo inshuro yaguye Bibiliya irazivuga, ariko ibyamugwishije icyabaye yaguye, uko Bikira Mariya yamusanze yaguye, uko baganiriye, ibyabereye mu nzira bagenda, uko arwaye amaso, ikiganiro yabanje kugirana na Mariya mbere yuko agera hariya, ibyahabereye byose. Mbese ngewe nagize amahirwe yo kugenda ansobanurira ibintu akantu ku kandi, n'icyatumye avuga ngo mbese ngo ko igiti bakigenze batya ari kibisi nikimara kuma bizagenda biti. Cyatumye avuga ayo magambo, akabwira abagore ngo nimwiririre bagore b'i Yerusalemu. Urumva, mwiririre mwebwe ubwanyu n'abana banyu. Hari ibyari bibaye aho ngaho. Mu by'ukuri ibyo bintu byinshi bimwe na bimwe yagiye agerageza kunsobanurira ibyahabereye. Rero ndabyandika kuko nari mbimenye kugira ngo nanjye nzabimenyeshe n'abandi urukundo Imana yadukunze, ibyiza Imana yadukoreye binyuriye muri Yashua Mesaya, ndabikora. Hanyuma muri 2014 mu kwezi kwa 4 ku itariki ya 7 iya 8 n'iya 9 yanyandikishije inyandiko ivuga ngo insinzi y'umwami wimye atamenya amaraso y'abandi, yamenye amaraso ye kugira ngo arengere ingoma ye. Ansobanuriramwe ibintu byinshi, uburyo abantu benshi iyo bashaka kwima ingoma rimwe na rimwe bamena amaraso. Urabizi hari za kudeta zigenda ziba mu bihugu, hari n'abami barwanya abandi bagategura ibitero, ingabo zikaza, amaraso akameneka. Urabibona hirya no hino, ujye byumva intambara zabaye bashaka gukuraho ubutegetsi bumwe kugira ngo bashireho ubundi. Subizi se amaraso arameneka, ndetse akenshi niyo abo barwanyije bafashwe mpiri, rimwe na rimwe babakatira urwo gupfa bakabarasa bakabica. Ibyo urabizi mu byabaye muri za Iraq barasa ba Saddam Hussein, urabizi byabaye kuri ba Gaddafi, urabizi byabaye hirya ahangaha muri Afrika iwacu, ibintu byinshi byagiye birahaba. Rero nuvuga ngo we yanyeretse itandukaniro ririmo hagati y'abo bantu barwanira ubutegetsi bw'isi nawe warwaniraga ubutegetsi bw'ijuru, aburwanira we none hagera ku rwego rwo kumena amaraso ye aho kugira ngo amene y'abandi, ndetse agera no ku rwego rwo kuvuga ngo abamurwanyije n'abamuhize n'abamubabaje n'abagenje gute, abo benshi bagiye bahabwa imbabazi nawe akabababarira mu mwanya wo kugira ngo amene amaraso yabo. Nahabwa icyubahiro, haleluya, kuko yakoze ibikomeye birenze iby'abandi. Nuko ubwo rero muri iyo nyandiko aranyigisha, ansobanuriramo ibintu byinshi cyane, nanjye ndabimenya ndabisobanukirwa, ariko akagira n'ibindi bintu yagiye anyereka, noneho nabyo byagiye byandikwa ukwabyo bigashirwa ku ruhande, amayerekwa y'ibintu uko isi iteye, uko ibintu bihagaze, uko abantu bavuga ko bamusenga muri iki gihe cya none bameze. Anyereka ibyerekeranye n'imyambarire n'imirimbo y'abantu benshi babesha ngo n'abakozi b'Imana cyangwa n'abakristo. Anyereka iby'ibitangaza n'ibimenyetso abantu benshi bagenda bakoresha bayobya abantu ngo bari gukora ibimenyetso, ngo bari gukora ibitangaza, bakubwira ngo baragukorera ibitangaza ariko bakabikora mu buryo bwo kwishakira inyungu, bari kwishakira indonke. Urumva ibintu bijyanye n'imirimbire y'iki gihe, anaribwo yansobanuriye ambwira ngo agakiza k'Imana itanga ntabwo haba agakiza ko mu mujyi, ngo habaho n'agakiza ko mu cyaro. Nta gakiza ko mu gihe cyashize no mu gihe cyo tugezemo. Ni ukuvuga ngo agakiza k'Imana buri gihe gahora, ntabwo nakita ngo gahora gashaje, gahora ari modere, gahora ari gashya. Agakiza ni ukuvuga ngo ntabwo kagendana n'ibihe, ngo uyu munsi ngo abantu babe bakijijwe ngo bemeye kugendera kuri ibi, ngo ejo nibongera ngo hongere ngo agakiza byahindutse, ngo ibyo mwari mwemerewe ngo mwabihinduriwe, ngo ibyo mwari mubujijwe murabihawe, ngo nimwongere mugende mu bikore. Niyo mpamvu
mu gihe yanyeretse abantu benshi bagiye batobora amatwi yabo, abantu bagiye bihindura isura, babandi bitukuje, abantu bagiye bateza inzara bakiyongerera inzara, abantu bashira amabara y'imisatsi mu mitwe yabo, abantu bakora ibintu bitandukanye n'imyambarire ikojeje isoni. Arambwira ngo bene abo bantu benshi bibwira ko bari mu gakiza, ariko abo benshi babeshya ngo baramuzi, ntabwo abazi. Urumva, ambwira ko benshi atabazi. Arambwira ngo abantu benshi banze kunyura mu irembo rifunganye, ahubwo bikundira kunyura mu nzira ngari, muri rya rembo rigari, kandi ngo iryo rembo rigari rijyana abantu kurimbuka, ntabwo ribajyana mu bwami bw'Imana. Kubera ko abantu benshi bashatse kunyura mu nzira ngari, kuko banze kugira ibyo bareka n'ibyo basiga. Abantu bashaka gukurikira Yesu ariko batagize ibyo basiga, bagashaka kugendana n'ibyabo byose uko byakabaye. Ariko arambwira ngo iryo rembo ritoya rifunganye, icyo ribereyeho ni ukubasuzuma rikabacekinga, rikagira ibyo ribategeka gusiga inyuma, bakagenda bonyine. Iyo banze kubisiga barabisubirana bakajya guca mu irembo. Urumva rero ubwo buryo abantu benshi baba badashaka kunyura muri rya rembo rifunganye, bakinyurira muri iryo rembo rigari. Abantu benshi bagiye bateshwa bagaca mu irembo rigari. Ariko twibutse neza, umwami wacu yaravuze ngo umugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10 ni ijambo, ni umugani ukomeye ariko abantu benshi badatekerezaho hari. Umugani w'abakobwa 10 uvuga abakobwa 10 bose ni abakobwa, bari bambaye kimwe, bari biteguye ubukwe, bari bafite amatabaza, bari bafite n'amavuta, bose bari bafite ubutumire bubajyana, bagendaga kimwe, bicara kimwe, yewe no kuryama bagasinzira basinziriye kimwe. Ariko hari ibanga batanu b'abanyabwenge biswa abanyabwenge cyangwa abanyamutima bari bafite, nuko bari bafite amavuta babitse bazigamye, ayo bita reserve oil. Nuko ngo bazigamye amavuta barayiteganyiriza. Ni nayo mpamvu mu gihe cy'uko bari basinziriye bakangutse, bakanguwe n'urusaku rwavugaga ngo nimukangukwe umukwaraje. Barangije bose bakangutse basanga amatara yabo yagize gute, yazimye. Ariko ngo bafata amavuta bazigamye batanu b'abanyabwenge bashira mu mperezo zabo, nako bashira mu matara yabo. Noneho abapfu barabibona, barababwira ngo nimuduhe natwe dushire mu yacu kugira ngo ye gukomeza kuzima. Ariko barababwira ngo ntabwo yadukwira. Rero abakobwa 10 muri iyi minsi ni abakobwa 10, na amatorero yose yitirirwa Mesiya. Bose bategereje Mesiya ko agaruka, bose biteguye kumusanganira, bose biteguye guhura nawe bakasangira nawe. Ariko nubwo bamutegereje bose, ntabwo bose bazinjira. Icyo kiravuze ngo aya matorero yose twicayemo, n'iyi myizerere yose tubamo itanavuga rumwe yewe, ariko yose yitirirwa Kristo, ntago ariko bose bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu muri Matayo 7 yavuze ngo abavuga ngo mwami so bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, kereka bakora iryo data wo mu ijuru ashaka. Ni ukuvuga ngo ibyo data yategetse, ibyo data ashaka, ibyo data yifuza, ibyo data abona ko ibyo nibyo akeneye. Noneho rero wowe cyangwa jewe umuntu akumva ashaka kutagendera muri rya rembo rifunganye, ahubwo ngo arashaka kurigendera mu irembo rigari. Rero bene data bakundwa, uwo muhamagaro nk'uhamagarwa n'iryo yerekwa ndibona, yanyeretse ko hari abantu benshi bibeshyera ko bari mu rugendo rujya mu ijuru kandi batazakandagirayo. Kandi byose biterwa n'iki? Biterwa n'inyigisho bahabwa, abigisha babigisha muri iki gihe babereka Yesu, bababwira Yesu ukora ibitangaza, ukora ibi nibi, bababwira ko muri Yesu ari ukwidegembya, no kugenda uko ushaka nta kibazo, ngo Yesu yarangije byose ku musaraba. Barabashuka kuko icyo Yesu yakoze birasaba kukizera, wamara kwizera ugakora nkuko ashaka. Ijambo riratubwira ngo nimunkunda muzitondera ibyo nabategetse. Arababwira ngo ijambo ryanjye nimuryumva mukarikurikiza, niyo mahirwe, niyo migisha mufite. Kuko arababwira ngo nimunkunda muzitondera ijambo ryanjye, muzagendera ku ijambo ryanjye, ijambo mbabwira muzaryitaho murizirikane. None wowe nanjye ntidushaka gukurikiza iryo jambo, ariko twarangiza ngo turi mu rugendo rujya mu ijuru. Umuntu wese agomba kwisuzumira ku irembo rifunganye. Ibyo Imana yanga niwakomeza kubigenderamo, nturi mu irembo rifunganye, uri mu irembo rigari. Kandi iryo rembo rigari rijyana abantu kurimbuka, kandi iryo rembo rigari niryo abantu benshi barimo baranyuramo. Ubwo rero urumva ko nuko nguko. Rero umwami ampamagara, ni uko byagenze, nyura muri izo nzira zose, ariko sinaje kubyitaho no kubyumva, narasuzuguye anteza ibibazo byinshi.
harimo kuvanwa mu kazi, harimo kurwara, ndarwara, ndaremba, mara igihe kirekire ndwaye. Muri ubwo burwayi bwanjye rero nibwo naje kwatura navuga ngo mwami ndakwemeye. Hari ryari muri icyo gihe muri 2013 mu kwezi kwa 9 na uburwayi bwari bumeze nabi, bwa burwayi navuze nafashwe muri 2012 nari ndwaye 2012 mu kwezi kwa 11 bwaje gukira mu kwezi kwa 9. Iyi ndwara narayirwaye irandembya kugera ku rwego nasigaye narananutse buri wese amvugaho uko ashaka. Buri muntu wese yavugaga wa burwayi bwanjye ubwari bwo kandi atagize gute atanabuzi. Nuko rero muri icyo gihe ibintu byabayemo hagati byose nta na kimwe ntabwo mbivuze cyane kubera ko nta mwanya dufite wo kubivuga. Buhamya bwanjye ni burebure, wenda nagenda genda igihe byabaye ngombwa nkabongera nkababwiraho mu gace gatoya. Ariko reka mvuge hano kuri uyu musozo, ndwaye ndembye cyane, narivuje hose byarananiranye. Umunsi umwe rero Imana byabaye ngombwa kwigaragaza uburwayi nari mfite, ariko ahangaha nari ndwariye noneho nararwaye, ndaryama nijoro, ndota inzozi, ngenda niruka cyane. Muri uko kwiruka rero nageze ahantu ubutaka buracika. Ubutaka bucitse sigara mbagaze kubwo narindiho bwonyine. Hanyuma imbere aho nerekezaga kuko nabonye impande n'impande ubutaka bwacitse hose nta namwe nasimbukira, nuko ngiye kubona mbona imbere hameze ishyamba rinini. Iryo shyamba ritoshe mbona hagurutse nk'umugabo arampamagara mu izina, arambwira ati yewe Abdurrahman, reka nkubwire ikintu uri bukore ukava aho ngaho. Ndamaza ni igiki? Arambwira ngo vuga mu izina rya Yashua Hamashi. Naramubajije ngo uwo Yashua Hamashi umbwiye ninde, ni muntu ki? Arambwira ngo Yashua Hamashi ni umwe mujya mwita Isa ibn Maryam. Ndamubwira ngo icyo kigirwamana ntabwo ndi bukivuge. Yarambwiye ngo uvuge mu izina rya Yashua Hamashi nibwo uri bukire. Ndamubwira ngo icyo kigirwamana ntabwo ndi bukivuge. Nakomeje guhagararaho ndasenga, nsoma amaduwa atandukanye, mvuga ibintu byinshi, niyambaza Imana nk'uko abayisilamu twabigenzaga. Hanyuma noneho biza kugera igihe mbona bwa butaka nari mpagazeho bugenje gute buracitse. Bwa bunini nari mpagazeho nabwo buracika bucikiramo hasi, numva buraturitse. Ndamanuka nihuta cyane, ngeze ahantu ubutaka takiri ndinganiye n'uzana ijosi ryanjye, urumva ibitugu biringaniye n'ubutaka. Numva ijwi rirambwiye ngo ariko wakwemera ukavuga muri iryo zina, ko ni wavuga muri iryo zina ushobora gukira. Ngo ese wibuka amagambo mwakoreshaga muri mu biterane ahantu mwabaga muri, bakababwira amagambo yanditse mu byakozwe n'umwe gice cya 12. Haravuga ngo munsi y'ijuru nta rindi zina twahawe ryo gukiriramo kereka iryo zina. Arangije arambwira ngo vuga muri iryo zina, niba uri uwo gupfupfe, niba uri uwo gukira ukiri. Kuko nubwo wakwiyambaza Imana inshuro nyinshi ariko udakoresheje iryo zina, ariyo nzira Imana yaciye yo kuyigeraho, nta bugingo ufite. Numva ijwi rirongera rirambwira ngo mbese wibuka ko urwaye ukaburyamye kwa muganga? Atuko niko gupfa kwawe. Numva ubwoba buramfashe, ndangije ndavuga ngo kereka ndivuge. Nazamuye ijwi n'urusaku rw'inge navuga ngo mu izina rya Yashua Hamashi w'i Nazareth. Ngiye iki kintu gituma ubundi nkunda kuvuga izina Yashua cyane, nta kindi nicyo ngicyo. Suko nkunda Igiheburayo, oya, suko nkunda Igiheburayo cyane kuko sinkizi, ariko igituma ndivuga cyane nicyo cyariteye koko ari ryo zina twahawe munsi y'ijuru ryo gukirirwamo, kandi akaba ari ryo zina nanjye nakiriyemo. Iyo mvuze izina rya Yashua numva umutima wanjye unezerewe, numva umutima wanjye ukeye, kuko iri zina rifite agaciro, rifite umumaro munini, rifite icyo rivuze ku buzima bwanjye. Ni ukuvuga rero ngo nararivuze ngo mu izina rya Yashua Hamashi w'i Nazareth. Igihe nkivuga iryo jambo ntabwo nzi ukuntu byagenze, nagiye kubona mbona ndi mu gituza cya wa mugabo muri ka gashyamba arimo mpagaze. Ariko nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze, muvandimwe, ntabwo nzi uko narigezemo, ariko nuko nabibonye. Arangije umuntu arambwira ngo humura ntugipfuye, wongerewe igihe cyo kubaho. Ubu nibwo buzima bwawe, wongerewe igihe cyo kubaho. Genda wamamaza ubutumwa bwiza, uvuga izina rya Yashua Mesaya, uryamamaze mu bantu, abari izina batarizi urivugeyo, kuko abantu ari ryo zina bagomba gukirizwamo. Namamaza iri zina cyane rero, ndarivuga, ndarikunda, ndibwira abantu bose, kuko ari ryo zina turonkeramo ubuzima bw'iteka, niryo zina tuboneramo agakiza, niryo tuboneramo amahoro, niryo tuboneramo imibereho, yaba hano ku isi yaba no mu gihe kizaza. Nubwo abantu benshi barivuga bagamije gucuruza, bafite ibintu bashaka, bafite inyungu zabo, ariko iri zina nirihabwa icyubahiro, ryaramamaye. Kandi umugani wa Paulo yaravuze ngo iri zina nubwo ryavugwa n'abantu bashaka kudupfobya, bashaka kudukerensa, bafite ibindi bagamije, ngo icyo twebwe turebaho nuko izina rya Yashua ryamamazwa. Haleluya.
nicyo rero gifite umumaro. Nguko uko byagenze nuko nahamagawe. Noneho rero nubwo bitabaye ngombwa ko nshoka ndivuyemo, ariko reka nimuke nsimbuke cyane nyure hagati y'iyo myaka yose kugera muri 2019 igihe nemereye noneho ku mugaragaro nkanasezera mu idini y'Isilamu. Aho nari nyoboye hari mu karere ka Rwamagana niho narindi, aho hantu nari ndyamye ari nijoro ku isaa z'ijoro, haza wa mugabo nkunda kwita mukuru wanjye, ubwo ni Yashuwa Mesaya niwe mwita mukuru wanjye. Hanyuma noneho arambwira ngo iki nicyo gihe cyo kugira ngo wamamaze bwa butumwa nakubwiye, bya bindi byose wamenye, iki nicyo gihe cyo kugira ngo ubyamamaze. Dangije namubaza ngo ahangaha ndi ni ku musigiti kandi mpari ncumbikiwe n'umusigiti kubera ko ndi mu murimo, nta mafaranga mfite, nimara kubivamo ibi bintu ndagenda ndajya hehe? Arangije arambwira ngo wowe tera intambwe nkuko nabikubwiye mbere, winjira mu byanjye, ibisigaye nawe ubimbaze, ari wowe uzabimbaza. Namubwira saba nta kibazo. Arabimbwira, ambwira nibyo ndi bukore, ambwira uko ndi butegura ibaruwa yo gusezera nibyo ndi bushyiremo. Niko nabigenje, ndandika ndasezera. Amabaruwa sinayoherereje umuyobozi mukuru gusa, ahubwo noherereje n'abandi bantu, kuko hari harimo n'ubutumwa butumye mpaguruka ngasezera. Noherereje abayisilamu, naguza amabahasha, mfata impapuro ndayimprima, ndangije kagenda nshira mu mabahasha nkohereza abayisilamu benshi aho nashoboye kugera nabo nashoboye gutumaho. Abo ntashoboye kugeraho abayobozi banjye nagiye mboherereza kuri WhatsApp no kuri mail zabo kubera ko nabaga nzifite. Nyuma y'icyo gihe rero ibyakurikiyeho Imana yakoze igitangaza. Hanyuma kandi ariko mbere yuko ikora icyo gitangaza cyo kugira ngo nahonjya, habaye inteko y'abayisilamu baraterana bagamije kugenza gute, bagamije kundimbura, bagamije mbese kumvanaho. Ariko Imana ikora igitangaza. Muri icyo gihe rero hari ibintu bitatu umuntu yagombaga gukora. Hariho kimwe, bagombaga kumbaza nimba navuye mu Bisilamu kubera ubushake, nimba navuye mu Bisilamu kubera ubushonzi na Kenye ndi umukene nageza nabuzagize ikibazo cy'amafaranga, cyangwa nimba nakuwe mu Bisilamu n'agahato k'umuntu runaka. Ibyo bintu ko ari bitatu nagombaga guhitamo kimwe. Hanyuma ngewe nkaza nkavuga yuko ngewe navuye mu Bisilamu mbusezeyemo ku bushake. Barangije barambaza bati impamvu bambajije ibintu bitatu ni iki? Nuko itegeko ry'Ubuyisilamu niko ribiteganya. Iyo uvuye mu Buyisilamu ku bushake igihano n'urupfu. Iyo uvanywemo n'itegeko abantu bagutegeka ku ngufu kubivamo bitewe nuko bagusumbye ubushobozi, Abayisilamu bakora uburyo bwose bushoboka bakakwimura aho hantu bakakujyana ufite uburenganzira. Iyo bivanywemo no kubera ko washonje wagize inzara bakabisuzuma bagasanga koko inzara irahari, igikurikiraho nuko bakora ibyo bushoboka bwose kugira ngo baguhangire imirimo, bagushakire n'ibyo kurya urye. Ariko ngeweho navuze yuko ari ubushake bwanjye nabivanywemo kuko nemeye gukurikira umwami ubarusha bose. Haleluya. Rero nagombaga gukatirwa igihano cy'urupfu, ariko mu Rwanda ntabwo byemewe, iryo tegeko ntabwo rikora. Nukuvuga ngo ariko icyo bagombaga gukora kwari ukunca, ni nako byagenze, baranca barampagarika bavanaho byose birarangira. Ariko Imana yangiriye neza. Haleluya. Imana yarantabaye nubwo bankuriye akagambana icyo gihe, barandega ngo naba ndi kubiba amacakubiri mu Bayisilamu n'Abakristo, ndashaka gutandukanya abantu bateranije n'ibiki byose. Ariko inzego zari z'umutekano, inzego bwite za leta zari zihari, barasuzumye ibyo bintu no mu nyandiko ibyo nari nanditse basanga nta kibazo. Barabitangariza abantu bati oya, ahangaha nta kibazo kiri birimo. Kumugaragara Abayisilamu bateranye mu musigiti n'abaturage baturutse hane n'ubuyobozi. Imana ikora igitangaza, ngiye gutangaza ubutumwa ku mugaragaro. Ubutumwa mbutangira rero ntabwo nashotse ngiye mu idini runaka, ngiye nta dini nagiyemo. N'uyu munsi wa none turimo turavugana mpagaze mu idini runaka cyangwa mu itorero runaka kubwo kugira ngo mbone navuga ngo ni nka address abantu benshi bavuga bati address ubarizwaho ni iyi. Ariko ubundi ngewe ndi umwigishwa wa Yashuwa Mesaya, mbwiriza ubutumwa bw'izinzu ku yindi, ni nako nabigenje. Ari nta dini turifatanya, ndagenda ndakora, ndabatiza, abantu barabatizwa ari benshi, ibwiriza ubutumwa turarikora, tubona abantu benshi cyane bagiye bakira ubutumwa bwiza, bo bahindura barahinduka kubera ko amadini yari yarakomerekeje abantu. Amadini yakomerekeje abantu benshi, amadini yabaye aho kugira ngo abe umuti uvura abantu, ahubwo yarushijeho kugenda bakomeretsa, bagenda bakomeretsa
bagakiza ibisebe byabo. Imana nitugirire neza. N'uyu munsi wa none kandi niko bigihagaze. Abantu benshi bakomerekeye mu madini basengeramo, abantu benshi bakomerekeye imbere y'abashumba babashumbye, abantu babereka nta n'imbabazi na nkaye y'ababashiriramo. Cyo kizakwereka ko abo bantu batarababwiriza ubutumwa bw'ukuri, ahubwo bari indyarya, bari ababeshi. Icyo mwababonyeho nuko baje bambaye nk'intama, ariko bari ibirura by'ibihubuzi. Niyo mpamvu ibyo babakuramo iyo bamaze babonye batakibibona barabamagana. Barabamagana, barabirukankana. Intama barazirya bakazimara ngo zigasigara zonze. Barazikama bakazirangiza ngo bakazirya imihore, ngo bakanyukanya ku bwatsi bwazo kugira ngo zitongera kurya, bakagenda ngo bagatoba n'amazi. Muzabisome mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, muzabisangamo ngo bagatoba amazi meza izo ntama zanywaga. Imana nitugirire neza. Rero Petero aratubwira, Pawulo aratubwira abameze nk'abo ngabo uburyo tugomba kubitondera, uburyo tugomba kwitwara, uburyo tugomba kugenda. Muri Timoteyo wa mbere, urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo, hari amagambo ari mu gice cya 4 ngiye gusoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo Roho Mutagatifu abivuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazihakana ukwemera, bishinge ababashukisha ibinyoma, ngo maze batwarwe n'inyigisho zikomoka kuri Sekibi, bahendwe ubwenge n'abanyabinyoma buje uburyarya, ngo kandi basabitswe n'iyo ngeso ku mitima yabo. Imana itugirire neza. Abo bantu rero barahari, aho dutanga inyigisho nzima, abantu benshi bakaba badashaka no kuzumva, bakishimira inyigisho zihuje n'iby'amarari yabo. Bibiliya iratubwiye ngo kandi abo bantu bazihimbira bigisha b'ibinyoma bahuje n'iby'amarari yabo, kuko bazihakana ukuri. Bazihakana ukuri k'umwami wabo, ubundi bagende batya nk'uko Pawulo yabivuze nanone mu rwandiko rwa mbere rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa mbere. Haravuze ngo wowe nanjye umenye neza kandi ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe by'amakuba, koko hazagwira abantu bikunda ubwabo, n'abafite inyota nyinshi y'ibintu, n'abirasi, n'abikuza, n'abanyarubwa, n'ibyigomeke ku babyeyi, n'indashima, n'inkorashyano, n'abagome, n'abazirampuhwe, n'abanyamazimwe, n'abatihanganira abandi, n'indakoreka, n'abanzi b'ibyiza, n'abagambanyi, n'abishishanyi, n'abahumwa amaso n'ubwirasi, n'abakunda ibyishimo by'umubiri aho gukunda Imana, n'abiha isura y'ubusabaniramana ariko mu by'ukuri bahakana ishingiro ryabwo. Nabo ngabo rero urabirinde. Bibiliya yera hano yakoresheje ijambo rivuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, ngo ndetse n'ubu bene abo babarimo. Navuga nk'abacengera mu ngo bagashuka abagore b'abapfayongo. Muri ubu buryo bwo gushuka abagore b'abapfayongo, ni ukuvuga ngo uzasanga kenshi bagamije gushaka inyungu muri aba bantu, babakuramo amafaranga. Ibintu byose bitarimo ifaranga ntacyo muri buvugane, ariko nuzana amafaranga muravugana kandi mwumvikane. Ibi bintu babikora atagamije kwamamaza ubwami bw'Imana, ahubwo ari ukugira ngo bo ubwabo bigwizeho indonke, bigwizeho inyungu, bigwizeho ubutunzi. Niyo mpamvu nababwiye ngo Pawulo yaravuze ngo twebweho ntabwo tumeze nk'abandi bacuruza ijambo ry'Imana mu isoko. Ntabwo dufata ijambo ry'Imana ngo turicuruze, oya, ahubwo twebwe twamamaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, tubivuga dushize amanga, turi imbere y'Imana ishobora byose, tukavuga iryo jambo ry'Imana ari nta buryari. Reka rero turebe ndi mu gusoza amagambo umugaragu w'Imana nanone Petero yavuze kuri aba bantu bameze batya. Reka tuyasome muri Timoteyo wa mbere nako muri Petero wa kabiri, Petero wa kabiri, turebe icyo Petero yavuze. Petero wa kabiri igice cyaho cya mbere umurongo igice cya kabiri, Petero wa kabiri igice cya mbere, igice cya kabiri nako umurongo wa mbere, umurongo wa mbere kugera kuri 3. Noneho hanyuma Petero aravuga ngo Petero yaravuze ngo uko habayeho abahanura b'inyoma mu muryango wa Isirayeli, niko no muri mwe hazaduka bigisha b'inyoma bazana rwihishwa inyigisho zitera amakimbirane, bigeza naho bihakana umutware w'abacunguye, ngo bityo ntibazatinde kwikururira ubucibwe. Ngo hari benshi kandi
bazabakurikira muri ubwo buyobe bwabo ngo maze batume inzira y'ukuri isuzugurika. Ubona ko ubwami bw'Imana muri iki gihe uburyo buvugwamo abantu benshi batangiye gusuzugura ibyo bintu. Bamwe bacitse mu nsengero, abandi basuzuguye ababwiriza butumwa. Kubera iki? Kubera ko ababigishije bagiye babarya ibyabo. Gatatu, ngo ubugugu bwabo buzabatera kubashakaho inyungu, babarye imitsi babashukisha akarimi keza, ngo nyamara kuva kera urubanza rwabo rwaraciwe n'ubucibwe bwabo ntiburi kuri. Urumva? Bazabashukisha akarimi kabo keza bagamije kubarya ibyabo. Nasomye muri Bibiliya y'Ikinyarwanda cy'iki gihe. Imana nibagirire neza. Hanyuma Abatesalonike nabo ari nsorezaho urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike. Abatesalonike ba mbere igice cya kabiri ndebe umurongo Pawulo yaravuze ngo umurongo wa 5 aravuga ngo ntitwigeze na rimwe tubabwira amagambo yo kubaryoshya, ibyo murabizi, nta nubwo twigeze dushaka kubungukiraho. Umurongo wa 5 ngo ntitwigeze na rimwe tubabwira amagambo yo kubaryoshya, ibyo murabizi, nta nubwo twigeze dushaka kubungukiraho. Imana irabibere umuhamya, nta na rimwe twigeze duharanira icyubahiro mu bantu, haba muri mwe cyangwa se mu bandi. Nubwo twashoboraga kwitwaza ko turi intumwa za Kristo tukabagora, ahubwo twe twicishije bugufi cyane hagati yanyu, mbese nk'uko umubyeyi ashyashyanira abana be. Bityo kubera ubwuzu twari tubafitiye, uretse kubagezaho inkuru nziza y'Imana, twari twiteguye no guhara amagara yacu bitewe n'urukundo twabakundaga. Ababwiriza butumwa b'uyu munsi, abapasteri, abitwa abashumba, mwitwa ba bishop na ba apostle, ni bangahe bakurikije inama za Pawulo muri urwandiko rw'Abatesalonike? Abenshi badushaka inyungu. Iyo udatanga amaturo mu rusengero menshi, ntabwo bakwitaho nk'umuntu w'umwizerwa, sibyo? Iyo basabye amafaranga ntuyatange kubera we udafite ubushobozi bwo kuyabona, ntibakwitaho, ntibanakureba, ntibanagushaka, sibyo bimeze? Niyo mpamvu uzasanga rero uyu munsi izo baragiye batakizitayeho, kuko icyo bagamije ni inyungu zabo, barashaka babandi bafite ubushobozi. None wakwamagana icyaha ute kandi uriya muntu wakoze kiriya cyaho umushakamo amafaranga? Barashaka izibyibushye za zini navuze mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ntabwo bazunga, ntabwo bazitayeho. Niyo mpamvu Imana yabwiye Ezekiyeli amubwira ngo ugende umbwirire abo bashumba bameze batyo, ubabwire ngo nditeguye gukubita abashumba nk'abo no kubavana mu ntama zanjye. Kandi bizabaho, sibyo? Bizabaho. Ibi bintu byose urimo kureba hano bari kurwanira ibintu runaka, ngo turakeneye abashumba bize, ngo bize teology, ngo bize amashuri, ngo abatarize niba bagiye. Ibyo birakwereka ngo za zindi zisuzuguritse ntabwo zitaweho, sibyo? Umunyembano ndishobora guceceka naho yaba afite ubwo bwenge bw'amashuri yarize cyangwa atarize. Niyo mpamvu Imana igihe Yesu yaramaze gutuma abigishwa be 70 bamugarutse baramubwira ibyo babonye, arangije arabwira ashima Imana mu mutima wangu, abwira Imana ngo ndagushima Data kuko ibi bintu wabihisha abanyabwenge ukabihishurira abaswa. Reka mabwiza ukuri, nubwo Imana ikorera mu bantu bize, ariko cyane cyane umurimo wayo iyo ukoresha batarize. Urumva? Kuko yo ihitamo abishaka. Niyo mpamvu Pawulo yanditse aravuga ngo iby'abanyabwenge yabisuje. Imana ishimwe cyane, ngira ngabwirwa benshi akumva bene iyo byanze bikunze mwasobanukiwe kandi mwumvise. Ariko hari kandi kabazo ngiye mfite, hari abantu baririmba cyangwa se tukanavuga butumwa n'urugero bakavuga ati wenda uriya mupasiteri impamvu akundwa cyangwa se uriya muhanzi impamvu akundwa nuko afite ahandi hantu ajya gukura imbaraga. Ese mwemera ko ikibazo cya mbere afite niki? Ese mwemera ko hari abantu bashobora kujya gukura imbaraga ikuzimu? Ese mwumva nk'abantu bashobora kubikora ari abameze gute? Ushobora kuvuga ati ngiye wenda nk'urutonde rw'abantu ntekereza ko bashobora gukora ibi bintu byo kujya kuzana imbaraga ikuzimu. Wenda icya mbere ni abashaka kwamamara, icya kabiri wenda abambere n'abashaka kwamamara, aba kabiri n'abashaka kwishyira hejuru, aba gatatu n'abazi ko nta mbaraga z'Imana bafite muri bo. Mwe muradukorera urutonde bitewe nuko muri bo kubyumva, muvuge muti wenda bashaka kujyayo n'abangaba. Nimba ariko mwemera ko
abajya kuzizana babaho. Karibu umukozi w'Imana. Abajya kuzana izo mbaraga ngo ikuzimu cyangwa se bafite ahandi bajya gucisha izo mbaraga, nuko. Urakoze cyane muvandi. Hari ijambo nshaka gusoma mu gitabo cy'Abakorinto. Igitabo cy'Abakorinto ba kabiri ngira ngo umurongo wa kabiri, umurongo wa kangahe kando igice cya kabiri. Ijambo riravuga mu gice cya kabiri umurongo wa 17. Reka mbere ku murongo wa 12 mpasoma amagambo maremare. Aravuga ngo ubwo ngeze ahantu bita Torowadi ngo njye kuhamamaza inkuru nziza ya Kristo, nubwo Nyagasani yari yahankinguriye amarembo, nakomeje guhagarika umutima kuko ntahasanze umuvandimwe wanjye Tito, ngo mpita mbasezeraho njya muri Macedonia. 14. ngo ariko Imana ishimwe yo ihora iduha gutsinda muri Kristo, ikanatuma twogeza ubwamamare bwe nk'impumuro nziza isakara hose. Kandi koko imbere y'Imana turi impumuro nziza ya Kristo rwagati mu barokorwa no mu bacibwa. Kuri mwebwe, kuri bamwe muri bo tubanukira urupfu bikazabageza ku rupfu, ku bandi turi impumuro y'ubuzima bikazabageza ku bugingo. Ninde muntu rero waba ukwiye guhabwa ubutumwa nk'ubwo? Umuntu ukwiriye guhabwa ubutumwa nk'ubwo ninde? 17. ngo koko rero twe ntitumeze nk'abandi benshi bagenda barisha ijambo ry'Imana, ahubwo ku bwayo n'imbere yayo turivugana ubutaryarya muri Kristo Yesu. Urumva? Ngo mbese twongere kandi kwishingana, ngo cyangwa se dukeneye kugenza nka bamwe bitwaza inzandiko zibashingana iwanyu cyangwa aho muboherereje? Ibaruwa idushingana ni imwe, ikaba kandi yanditse mu mutima wacu, izwi kandi isomwa na bose. Imana nishimwe. Ntabwo tumeze nk'abandi bacuruza ijambo ry'Imana mu isoko. Ngiye kukubwira rero uburyo ibibazo umbajije ngiye ubwanjye uburyo mbibonamo n'uburyo nabihishuriwemo muvandimwe wanjye. Urumva? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwirinde abantu benshi b'abahanuzi bazazaho muri bameze nk'amasega, bameze nk'intama, ngo kandi muri bari amasega aryana. Ni amagambo ari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 7, sibyo? Hejuru yamaze kutubwira ngo munyure mu irembo rifunganye. Turabizi neza ko abantu benshi bazaza mu itorero cyangwa bazaza mu ibwiriza butumwa bameze nk'abantu bambaye agahu k'intama kandi ari amasega aryana. Kare nakubwiye ngo ibwiriza butumwa uburyo ryakozwemo nabi, uburyo abantu benshi babigendamo nabi n'uburyo benshi babyitwayemo nabi, indangagaciro zo gukizwa ntizigaragare. Ni nayo mpamvu turi guhura n'izi ngaruka zose uri kubona zifungwa z'insengero, ihagarikwa ry'abapasiteri bamwe kandi bagahagarikwa burundu, n'ibwiriza butumwa ntiryongere kugenda nk'uko ryagendaga mu gihe cyashize. Nta bindi mpamvu iri kubitera, ni imyitwarire y'abavuga yuko bakijijwe. Urumva neza? Imyitwarire y'ababivuga. None se muvandimwe wanjye, ngiye ku ruhande rwanjye nemera ko hari abantu bafite imbaraga muri uyu murimo batahawe na Mwuka Muziranenge, ahubwo ari imbaraga bagenda gucisha nk'uko n'abaroga bacisha n'abapfumu bacisha. Urumva? Uyu munsi urabona ko abantu benshi ntabwo bakijya kuraguza. Ubu hari uburyo bwo kuragura bwateye bwitwa uburyo bwo kuragura bukijijwe. Urumva? Ni uburyo bukijijwe. Benshi babonera mu bantu ngo nabakozi b'Imana, ngo nabapasiteri, ngo nababwiriza butumwa, ngo nabahanuzi. Niyo mpamvu uzasanga benshi baragiye bihiyo myanya. Ngo ngewe ngo nahagurutse ndi profeti, undi ngo nahagurutse ndi aposo, undi akavuga ibyo yahagurutse ari byo. Ibyo byose batabihawe n'umwami, batabihawe na Mwuka Muziranenge, ahubwo ari bo babyiha bitewe n'ibindi bashaka, inyungu bashaka muri uyu murimo w'Imana. Hanyuma urabyibuka, nimba hari ababyibuka wenda igihe natangiriye ibwiriza butumwa, nababwiye ko hari ubutumwa nahishuriwe muri 2012. 2012 ntangira guhishurirwa, kandi ubwo nari nkiri muri ya dini y'Ubuyisilamu, nari nkiri mu Isilamu. Nanahishuriwe ndi ku musigiti aho nari nyoboye. Urimo urabyumva? Ndi ku musigiti aho nari nyoboye. Mpabwa iryo yerekwa kuko nagiye mu mwuka njya kugera ahantu hari abantu bajya guhabwa imbaraga. Hari ahantu hari ikibuga kinini cyane. Ndabyibuka ko ntangira kubivuga bwa mbere naravuze ngo harimo n'abapasiteri nabonye n'amaso yanjye ndababona, ndanabamenya kuko nari nsanzwe nzi ko bakorera ibwiriza butumwa hano mu Rwanda no hanze, sibyo? Nkabona abahanzi
bahanga indirimbo ku giti cyabo. Urumva aho hantu nahabonyemo n'abandi bantu bakomeye ku isi, barimo abaperezida, barimo abasirikare, barimo abantu bashaka izo mbaraga kugira ngo babe ibyamamare kandi banakomere. Urya nubona umuntu yabaye icyamamare ntukapfe kubibona gusa, rimwe na rimwe bishobora kuba Imana ariyo yamwamamaje, urumva, ariko abenshi bamamazwa n'imbaraga bakuye ahandi hantu kugira ngo babe ibihangange, bamenyekane, bakomere, ibintu nk'ibyo. Noneho ngiye kubona mbona aha hantu nahabonye abapasiteri basaba imbaraga, mpabona abaririmbyi ku giti cyabo, mpabona abagabo, mpabona abagore, mpabona abantu batandukanye. Imyitwarire y'aho hantu nayo yari itandukanye. Urumva neza, aha nahahuriye n'abantu bagiye bihindura amasura, bakihindura isura. Umuntu ugasanga yari yitukuje kandi nayo ngo ni umugenzi ujya hehe, ujya mu ijuru. Ugasanga abantu baragiye bikora ibindi bintu birenze kandi ngo ni abagenzi bajya mu ijuru. Ariko uru rugendo rujya mu ijuru abantu batekereza ko ari nko gufata inzira ugiye mu isoko cyangwa wagiye mu nama. Iyo tugiye kwamamaza, twagiye kwamamaza wenda tubavuge twagiye muri kwamamaza perezida wa repubulika yaje kwiyamamaza, niho hantu mbona haboneka abantu benshi cyane. Hazamo ushaka wese, sibyo? Uko yambaye, uko agenda, uko avuga, uko buri wese. Ariko mu ijuru mwene data nshuti yanjye ntabwo ari uko nguko. Yashua Mesaya yaravuze ngo ushaka kujya mu ijuru, haleluya, anyure mu irembo rifunganye. Inzira ifunganye niyo yonyine ijyana abantu mu ijuru. Urumva neza, aravuga ngo kandi iyo nzira abayinyuramo ni benshi. Ni ukuvuga ko inzira ijyana abantu mu bugingo inyurwamo n'abaki. Abashaka kujya mu bugingo ni bakeya. Kubera iki? Si uko benshi batabishaka, ahubwo nuko iyo nzira isaba abantu benshi ntabwo bacujuje. Ndavuga iyo nzira ntoya, iyo nzira ifunganye, iryo rembo rifunganye kugira ngo unyuremo. Reka nguhe urugero. Reba hariya abantu binjirira bagiye muri banki, cyangwa se sinzi nimba warigeze kugera ku kibuga cy'indege. Ni ukuvuga ngo ku kibuga cy'indege ugiye kwinjira hari ahantu henshi unyura kugira ngo ujye kugera mu ndege. Ubu wagiye ugera ahantu bakwinjiza, ukatambuka, ibikapu ku ruhande, indangamuntu hariya, ibyangombwa byose wibitseho bikanyura ukwabyo, sibyo? Utekereze noneho, ndashaka kuvuga inzira ifunganye mwene data, utekereze ko aho hantu hanyura n'umukandara n'inkweto wazikuyemo. Urimo urabyumva? Inkweto n'umukandara ukagendana umwenda wambaye. Inzira ifunganye imeze nk'ubwo buryo, biragusaba gukuramo ibintu byinshi ugasiga ku ruhande, warangiza ukagenda wenyine. Iyo bari kugucekinga ubwo buryo bwose bwakoreshejwe nibwo baba babona ko wuzuye nyine, aho uri bunyure nta kintu kiri bubangame, ntabwo bari bubone ibindi bintu ibikoresho bya binyurana nabyo bijye gusakwa ukwabyo. Hari abantu rero bashaka kujya mu ijuru bikoreye imizigo y'iby'iwabo, y'ibyo batunze mu isi, y'ibyo bahura nabyo mu isi, y'ubuzima bwo mu isi, y'imigendere yo mu isi, ukagenda mu isi byose mu ijuru, ushaka kujya mu ijuru byose ubyikoreye. Ibikapu byawe ubiyetse mu mugongo, ibindi mu ntoki, ibicupa bipfuye n'ibimeze gute, amarangamuntu n'ibindi byose, uko umushaka kujya mu ijuru byose ubitwaye, wabitsikamiye, wabitwaye utya, ntushobora kuzaryinjiramo, ntabwo bishoboka. Hari ibikapu ugomba kubanza gutura ugashyira ku ruhande, hari amavarisi ugomba gushyira hariya, hari ibyangombwa ugomba gushyira hariya, hari ya mikandara ugomba gukuramo ugashyira hariya, hari za nkweto ugomba gukuramo ugashyira hariya. Urimo urabyumva neza? Kandi aho hantu iyo uri kuhanyura, urumva, ntabwo baguha kamambiri ngo wambare. Oya, uratambuka ukaza guhurira n'inkweto zawe n'umukandara wawe imbere nka hariya. Urimo urabyumva? Urumva rero icyo kintu no kujya mu ijuru nuko nguko bimeze, uko baducekinga twinjiye ku kibuga cy'indege, no kujya mu ijuru nuko nguko. Ushaka kunyura mu nzira ngari rero we arasabwa kwikorera byose ashaka. Niyo mpamvu bavuze ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye, sibyo? Ariko mwami aradushishikariza kunyura mu irembo rifunganye mwene data. Rero kuri cya kibuga cy'indege nako ko hahandi nakubwiye nari ndi kubona ibintu by'abantu batandukanye, nahasanze abantu bihinduje amasura. Ndibuka umumarayika babaza ngo mbese mugiye ngo mu ijuru, hanyuma bakazana amafoto, bakamubaza ngo iyi foto ni yandi, ati ni yanjye, iyo ni yandi, ati ni yandi. Kubera iki ufite amashusho abiri atandukanye?
hari abantu bibwira ngo mu rubanza ngo hari ibyo Imana itazareba, ahubwo se hari ibyo itazareba. Imyitwarire yawe Imana izayisiga, imirimo yawe waherekezwa n'iki nimba Imana itazareba imirimo wakoze? Imirimo niyo iduherekeza. Warizeye ariko imirimo izaguherekeza. Niba udaherekezwa n'imirimo ntaho uzaba werekeza. Marayika aramubwira ngo iyi sura iri hano ni yandi, ni yanjye, iyi ni yandi, ni yanjye, kubera ko ufite amasura abiri. Aturumva ati arabona nyuraga nagera bakambwira ko nsa nabi, nagera hano nkabona barambwira ngo meze nabi, ndangije ngerageza kwihindura ngo nibe ko nasa neza nkuko abandi babishakaga. Marayika aramubwira ngo subira inyuma, kuko iri rembo iyi nzira ntiwemerewe kwinyuramo, biragusaba kubanza kugenda ukagarukana isura wahawe n'Imana ubwayo. Isura Imana yakuremanye nukuvuga garuka kuri kamere, sibyo kumwimerere. Ati ntabwo nabishobora. Ati niba utabishoboye rero no mu bwami bw'Imana nta muryango ufiteyo, muvandimwe wanjye. Uwo muntu agasubira inyuma, sibyo? Ubwo ni urugero ruto. Aho hantu nakubwiye ku bantu bahawe imbaraga, nabonye aba bantu b'abapasiteri n'ababwiriza butumwa bamwe bahagera, none haraho binjiraga kuri reception bakakwakira, bakakwandika, barangiza bakakohereza ahandi, nabwo ukajyayo, wagerayo bakakwakira, bakakwandika, bakagira ibyo bagusaba ibyangombwa runaka ukabitanga kugera ahandi. Umwe nabonye rero yarahageze azamura akaboko hejuru ararahira. Urumva? Mu kurahira kwe numvise arahira indahiro irimo kuvuga ko azirinda kuvuga ku cyaha cyane. Urumva? Kuko we icyo akeneye ni amafaranga, akeneye kwamamara akamenyekana, sibyo? Akeneye icyubahiro, ubuzima mbese bwa hano ku isi bwose akeneye ubuzima bwiza. Arahira rero yuko atazigera abwiriza cyane ku cyaha, akanwa ke azakarinda kuvuga icyaha, ahubwo abwira abantu ibibanezeza, ibibashimisha. Urumva? Namara kubabwira ibibanezeza n'ibibashimisha, ubundi we yibonere cya cyubahiro kandi abone n'amafaranga, sibyo? Nukuvuga muri make bazajya babesha abantu ko babajyana mu ijuru kandi batabajyanayo. Yamara kurahira akasinyira indahiro ye, bakamuhereza ikarita imuranga, yarangiza akikomereza. Umwami yarambwiye ngo abo uzabona abantu uzabona bakora ibitangaza bagatura abantu hasi, ibwiriza butumwa ryabo rikabirya ibitangaza n'ibimenyetso gusa, uzamenye ko bene abo bantu batari mu muhamagaro w'ijuru. N'uyu mwanya rero ngewe ndabihamya. Abantu babwiriza ibitangaza gusa, babwira abantu ko Imana ibagirira neza, ibahaye promosiyo, ibazamuye mu ijuru, ibazamuye mu ntera, ibwiriza butumwa nk'iryo, ugiye kumera neza, ugiye gukira, ugiye kugwira gutya, ugiye Imana igwaye promosiyo yo kujya muri Amerika, n'abariyo bari kwifuza kuvayo. Wowe ngo Imana igwaye promosiyo yo kujya muri Amerika, ngo igwaye promosiyo yo kujya mu Buraya, ngo Imana igwaye promosiyo ngo ngo wari wicaye ku ntebe yawe ngo Imana yimukuyeho, ngo niwe Imana igiye kuyishyiraho, kubera iki se twanezezwa nuko abantu bavanwa ku ntebe bari bicayeho ngo ari twebwe tuzicaraho. Kuko Imana ifite byinshi ntiyakuremera n'ibyawe. Ibyo rero ugasanga n'ibyo abantu benshi bagiyemo mu byumba by'amasengesho cyangwa mu nsengero zikorerwamo ibyo bitangaza, uzasanga arizo zirimo abantu benshi bagiyeyo. Reka mbabwire, nubwo izina rya Yesu rivugwa cyane muri izo nsengero, mu by'ukuri ntabwo babajyana kuri Kristo Yesu Yashua Mesaya watubwiye ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo kandi ndwarane zibugishamo imbaraga. Ntabwo babajyana kuri Mesiya watubwiye ngo ushaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Oya, ntago ariho babajyana. Barabajyana kuri Yesu Pirate. Urumva? Utari wa nyawe, utari we by'ukuri. Ngo ni aho ngaho ni abantu benshi bagenda ngo ushaka. Nigeze kujya ahantu hamwe ntabwo nzabyibagirwa. Umupasiteri afata umuswara nk'uyu, aka gatambaro nturi kukabona, arakazana abwira umuntu ngo umuntu ushaka ubukwe bwihuse naza afata aka gatambaro kanjye, ni agatambaro k'umushumba, ni ak'umutambyi, kariho amavuta, agatware akihanaguze akisige, ngo ubukwe bwihuse burahita bumusanga. Ngo ariko umva kondisiyo, ufite amafaranga 50,000 aka kanya abari buza kugatwara. Abantu iyo ubwiwe ibintu nk'ibyo warangiza ukavuga ngo bivuzwe n'umukozi w'Imana ukabyirukamo, mu by'ukuri wibwira ko uwo muntu koko ari mu mwuka w'Imana, akubera ikisa kwatsa amafaranga. Ijambo riratubwira ngo igihe Petero na Yohana babwirizaga ubutumwa bwiza, ngo bageze ku kirema baramubwira ngo nta feza dufite nta n'izahabu,
ariko uyu muntu yari yasabye yari afite ikintu yasabiragamo amafaranga. Kubera ko Petero atamubwiye ngo zana ayo mafaranga wabonye tugukorera igitangaza, nuko Petero atayashakaga, ariko yaramubwiye ngo mu izina rya Yesu wo dukorera bamuzima. Umugabo ntiyabaye muzima. Ijambo rirambwira ngo Paulo iyo bazaga bagasanga ari kubwiriza ubutumwa bwiza bakamuhanagura icyuya, udutambaro baratujyanaga bakaduhanaguza abarwayi bagakira. Hari umuntu n'umwe Paulo yigeze yaka amafaranga. Ibicucucucu bya Petero na Yohana na ba Paulo ngo byakizaga abarwayi baryamishijwe mu nzira. Hari abo muzi bigeze baka amafaranga. Ijambo rirambwira mu gitabo cy'umuhanuzi bambwira ku nkuru ya Elisa mu gitabo cy'abami, riravuga ngo Elisa yabwiye Gihazi, aramubwira ngo ikisigiye cyo kwakira ifeza n'izahabu. Sibyo muvandimwe, ubwami bw'Imana ntabwo bugurishwa, impano z'Imana ntabwo zigurishwa. Mesi yaratubwira ngo mwaherewe ubuntu namwe muzatangira iki? Muzatangira ubundi. Urumva? Noneho uko umuntu pastor arabwirije ngo ejo mfite ngo ubuhanuzi bw'abantu 50 cyangwa 100. Urumva rero yuko nimba abantu muri iki gihe ibi byose turimo kubona, Imana ihamagara abantu. Paulo aravuga ngo yafashe ibinyantege nkeya ibisuzuguza ibinyambaraga, ifata ibintu by'ubwenge bukeya ifata abantu basuzuguritse cyangwa se bitwa injiji, hanyuma ibashyira hejuru y'abanyabwenge. Arangije arabaza ngo ubwenge bw'iyi si ni ubwenge ki? Reka mbabwize ukuri, ibintu by'Imana ntabwo bivangwa mu bwenge bw'isi, ntibishobora gukorana habe na gatoya, ntabwo bizakorana. Ubwenge bw'isi n'ubw'ijuru ntibishobora kujyana, kubera ko ibyo ubwenge bw'isi bushaka ijuru ribibona nk'ibipfuye, kandi ibyo ubwenge bw'ijuru bushaka iby'isi nabyo ngo bibibona nk'ubwenge bwo hasi cyane busuzuguritse. Niyo mpamvu rero Paulo yavuze ngo Imana yafashe ibintu byitwa ubupfu bw'ibibwirizwa kugira ngo ibikirishe benshi. Bene data bakundwa, reka mbabwize ukuri, mugaragu w'Imana Paulo nanone avuga kuri ibi bintu yaravuze ati ngewe ngiye kwigendera. Paulo aravuga ati dore ndagiye, ari gusezera ku Efeso, aravuga ngo ariko nimara kugenda amasega aryana azabinjirana, ntazababarira umukumbi, yewe ntazababarira abawutuyemo abawusenge, ntazigera babarira umukumbi na gatoya. Rero ngo kandi inyamaswa, ngo izo nyamaswa z'inkazi ngo zizavuka muri bamwe muri mwe. Imana nitugirire neza. Rero mwibuke igihe ubutumwa bwiza bwabwirizwaga, baravuze ngo aba bantu babonye Petero na Yohana, ngo barangije baravuga ngo aba bantu ko batize, ko batagira amashuri, tukaba tubizi ko ari abanyamisozi, ibi bintu babyundi babikura hehe? Urumva? Ariko ngo bibuka ko babanaga na Kristo Yesu. Haleluya. Baravuga ngo abangaba babanaga nawe, nuko rero bamenya ko ibyo bari gukora bari kubikoreshwa no kuba bamwizera. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo ibi mwabonye twakoze no gukiza ikirema simbaraga zacu zabikoze, ahubwo izina rya Yesu wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi. Bene data, iyo mumaze gufata impano z'Imana n'umwuka w'Imana mukabisuzuguza ubwenge bw'isi, mumenye ko mutakiri mu murongo w'ubwami bw'Imana. Ntabwo mukiri kwamamaza ubwami bw'Imana, ahubwo umwuka w'Imana arimo arava muri mwe, arimo aragenda, mugasigarana izindi mbaraga zo kwiyobora muyobowe n'umubiri wanyu. Rero iteka muzacirwaho rirahari, ntabwo ariko turibaciriye. Yesu yaravuze ngo sinjye uzabacira witeka, ngo ariko ijambo nababwiye mwumvise niryo rizabacira urubanza. Imana nitugirire neza. Dusoza rero, nifuza yuko abantu benshi bagomba kwicara bakinjira mu byanditswe, hakabamo guhinduka. Mwe gukurikira abashumba benshi bagiye biyita n'abatambyi ngo ni abatambyi. Dufite umutambyi umwe wenyine, niwe udutambira. Aba hano kuri isi batubeshe ngo baratuvuganira, ngo umuntu ngo azakugira imusozi bakakwaka amafaranga, ngo azakugira mu bibaya, ngo azakugira mu butayu, ngo azakugira hehe, ngo agiye kugufatira amasengesho y'iminsi ngahe. Uwo ni Kristo se? Kristo yaraje akora umurimo wo gucungura umuntu, arangije aducira inzira twese tugomba kunyuramo. Baravuga ngo buri wese aremerewe agomba kwigererayo. Wowe baragushuka bakakwaka amafaranga ngo bazakugereraho, ngo baragusabira, ngo baragusengera, ngo ni umutambyi uri kugutambira, aragutambira kurindi. Imana nitugirire neza, tugire ubwenge, tugaruke, duhinduke, twiyeze mu mitima, tumenye ko dufite umwigisha umwe mukuru, ni data watwe, ni Kristo. Aratwigisha akatuyobora ku Mana Data. Aravuga ngo ninjye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye.
niba nawe ujya kwa data atamujyanye wikwishinga bishop wawe, wikwishinga apotre wawe, wikwishinga musenyeri, wikwishinga pastor runaka, wikwishinga nabariya bose. Ijambo ry'Imana bamaze kurihindura ubusa, nta nicyo kiri kibabwiye. Niyo mpamvu bari gukoresha ubwenge bwabo aho gukoresha ubwenge mvajuru, aho gukoresha impano z'ijuru, aho kwemerera mwuka w'Imana ngo akore, barimo barashaka gukoresha ibyabo bwite. Abo ngabo rero mumenye ko intambwe bari gutera niyo gutakaza ubwami bw'Imana bakinjira mu byabo. Imana nitugirire neza. Reka dusoze dusenga. Telefone yanjye ni 0788 70 59 51 na 07 na 07 8 91 10 37. Rero iyo